nanjye ari bintera ubwoba. Ibiki? Hari ubwo mu gitondo ngerageza gukora kwa siporo, ugahura n'umusore cyangwa n'inkumi yashyize ibintu mu matwi kandi ari mu muhanda, yafunguye agenda atya, ntiyumva ntareba, akagusekura nyine kuko wayibonye aha ngaha za TikTok na za ugafungura ibyo ubonye byose ukagira ngo biriya byinshi ni ukurangaza, nta kamaro biba binafite. Ubwo asanga abantu bicaye ari 3-4 mu cyumba, bose baremewe, nta kuganira ntacyo. Ukareba se harya umuntu azanatekereza ryari? Ubundi nk'icyo gihe uri wenyine burya nibwo watekereza, ariko noneho bidateze mu mutwe wawe n'ibyo bihoramo. Barapimye basanga IQ, intelligence quotient, niko bapima ubwenge bw'abantu, byaraguye kubera ko muri Australia murabizi ko under 16 ntabwo bemera gukoresha ibintu. Urabyumva kuko bituma ubwonko bwabo butadevelopa, ariko twe turabyigana tukabimira gusa. Ntugiye ngo ndashaka kuvuga ngo internet tuyijugunya, ni amajyambere ifite ibyiza byayo, ariko n'ibibi byayo tukabimenya tukabyirinda.